twari tumaze gusobanurira abakunzi umushinga TV yuko ibanga ryo kubona uyu muceri ushishe umeze neza ari uko uhingwa hifashishijwe inama z'abagoronome, ariko cyane cyane nyuma y'imbuto y'indobanure ikoreshwa harimo n'irindi banga ry'uko mukoresha amafumbire. Hari amafumbire mvaruganda, hakaba n'amafumbire y'imborera. Yego, ku bijyanye n'ifumbire y'imborera, amakuru dufite batubwiye yuko uri umwe mu bantu bafite uruganda rw'ifumbire y'imborera. Ayo makuru ni impamo? ni ukuri rwose, ayo makuru uwayaguhaye rwose ni amakuru y'impamo, ntabwo ari amakuru y'impuha. Ubu ngubu ndi kukubwira rwose, buriya tugeze hariya ku ruganda rukora iyo fumbire y'imborera wakwirebera ukumirwa ukwihera amaso. Twahigereye rero nk'uko bakunze umushinga TV babibona, turi ku ruganda rw'ifumbire y'imborera. Dia, igitekerezo cyo gushingura uruganda rw'ifumbire y'imborera cyaje gute? Ese ibi bintu wabikuye ko bigaragara ko bisaba ubuhanga buhanitse? Ese hari amahugurwa wabiboneye? Hari amashuri wabyizemo? Tubwira uko igitekerezo cyo gukora uruganda cyaje n'uburyo bikoramo. Kiriya gihe cyahise twahingaga by'akajagari, tuza kubona abayobozi batwegera batwigisha icyo bita business plan. Yego, business plan tumaze kumenya icyo ari cyo, habaho nanone kugira ngo twongere umusaruro tutagombereye gutegereza abagoronome, natwe tugomba kubabo. Igitekerezo cyo gukora uruganda bigaragara ko tugira ifumbire dukoresha ahantu bita igasozi no mu gishanga, ariko bibaye byiza kubera yuko ifumbire tuba tuyikenera ari nyinshi. Habaho kureba biriya bisigarizwa, biriya dusagura dusaruye ku muceri, dusanga biriya uri kureba, dusanga biriya bintu bipfa ubusa kandi twakabibyaje umusaruro. Noneho rero nibwo nizo uburyo uri kureba hariya hantu uri kuhabona. Hariya hantu mbasha kuzana biriya byatsi ureba by'ibisigarizwa dusaruraho umuceri, mbishyira hariya hantu bijya kuharuhukira. Buriya niko gahunda ikoretse. Bimaze kuruhuka ndongera nkafata nk'iminsi igihe tuba urabona ko iyo turi gusarura habaho gahunda yo kugira ngo tugeze umuceri ku mbuga. Cyagiye tugiye ku mbuga nabyo biba biraruhukira hariya. Iyo biri kuruhuka turangiza kuva ku mbuga tugasanga birahumetse, tukabyimura hariya mu ruganda. Hari uri kuhabona ariko cyane ndahabona. Hariya mu ruganda rero urebe iyo bihageze irya mbere urabona ari amazi nanone akase hariya uri kuyabona. Iyo ageze hariya umanura biriya byatsi bikaza bikamanuka bikajya mu mazi, ukazamura mukimurira hariya urabireba hariya. Hariya rero ureba niho ndi kukubwira ko bitangiye kuva mu ruganda bigiye mu mashini ya mbere, bikava ku mashini ya kabiri abona bigiye ku mashini ya gatatu. Hariya birahatinda na hariya birahatinda, nyuma y'amezi 2 biraba bimaze kuba ifumbire original y'imborera. No kuvuga ngo rero iriya fumbire imaze kuboneka ntabwo turekeraho. Uruganda ntirwicara ubusa. Uruganda ruri hariya aho byabanje, biva biriya byavuye byarangiye. Ahangaha biriya biboze biba byagiye hariya hirya, ibi bikaruhukira ahangaha. Iriya mbuga isigara iriho ubusa, ariko uruganda rwacu ruba rukomeje gukora. Dia, uruganda rwawe ni uruganda rufite akamaro mu mushinga w'ubuhinzi bw'umuceri. Tubwire, kugira ngo ubashe gukora runo ruganda, hari amashuri ahanitse wabyizemo? Buriya ni ukuvuga ngo impamvu nabishyize ku muhanda hariya uzi ariyo impamvu biri ku muhanda hariya, nashaje kugira ngo ngewe ntabyiharira, ni ukugira ngo buri wese abibone, buri wese ajye agerageza ajye kubikora iwe bwite, nawe kugira ngo ifumbire ajye ayibona atavuye kwihaha. Buriya ibyishimo bya mbere mbanza kugira nuko bya bindi twajyaga gushakisha amafaranga hirya, icyambere biba byagabanyutse. Urugero nk'imva ruganda batuzanira, transiporo yayitugeraho hari udufaranga bagenda bongera kuri bya biciro tuba turi wigureho. Ariko iyi ngiyi ureba iri muri uruganda rwanjye, iyi ngiyi ureba nta bishoro birebire biba biri hano hafi. Ubundi kera habagaho gahunda yo kubicanamo umuriro bakabitwika bigashya bigahomba. Basanga ibiyorero umuriro ku musozi ngo barimo baratwika. Ndeba kure ku giti cyanjye ndavuga ngo ariko ngo ibi turi gukora nta mpamvu nimwe yo kuzongera kubikenera, reka mbibyaze uriya musaruro mbishyire hariya hantu. Ruriya ruganda ndukora kuriya wabonye, ariya mazi ngira amahirwe abari hafi yanjye ameneka mu ruganda. Uzi ko nta ruganda rukora rutagira amazi. Bibaye byiza rero rwa ruganda urwegereye amazi, na bya bisigarizwa nabyo ndamanura nkashyira muri ariya mazi, uruganda rugatangira rugakora. Amazi ari hafi, ibyatsi biri hafi, kandi bipfa ubusa. Ahubwo abatari bakabimenye uyu munsi sinzi ko uzongera kubipfusha ubusa.
inshuti bakunze umushinga TV turabasuhuje. Nk'uko dusanzwe dukora, murabizi yuko intego yacu, intego nyamukuru y'umushinga TV ni ugutangaza amakuru yizewe kandi tukamenyesha abadukurikiye amakuru avuye ku isoko. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twagiye kuri tere aho twasuye abahinzi b'umuceri mu karere ka Kirehe. Ahangaha rero twasanze umuceri mwiza, umuceri uteye amabengeza, ariko tuza kumenya ko hari ibanga rikomeye cyane, ibanga bakoresha kugira ngo umuceri were neza, ushishe kandi usukuye. Iryo banga rero nta rindi nuko bakoresha ifumbire nziza y'imborera. Rero muri uko gushakisha amakuru no kumenya impamvu y'ibyo byose, twasuye umuhinzi w'intangarugero. Nagira ngo muha akanya atwibwire, hanyuma dukomeze tuganira, ariko cyane cyane turaza kugana kuri iryo banga rituma uyu munsi muri iki gishanga harimo umuceri mwiza, usukuye, uteye amabengeza, ushishe. Watangira wibwira abakunzi b'umushinga TV. Murakoze, nitwa Nzeyimana Claude, uzwi ku izina rikunzwe kumenyekana cyane bita Diane. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ku bigendanye n'uyu mushinga wo guhinga umuceri hano muri iki gishanga cyacu, umazemo igihe kingana gute? Nkumazemo imyaka ishobora kurenga 10. Ariko hakaba hari icyo nigishijwe nanone bita business plan. Business plan rero ni igikorwa cyiza cyane twigishijwe. Mu gihe twakigishijwe habayeho neza, gusa naho twahingaga by'akavuyo, ariko twigishwa none yo guhinga neza, duhinga ku murongo. Icy'ingenzi rero cyabayeho, habayeho nano gutekereza gushaka imvaruganda bari abatuzanira, twifuza kugira ngo dushyireho iriya y'imborera. Aha, rero uyu muhinzi ntangarugero nk'uko babwiye yitwa Diane. Ariko nk'abanyamakuru tukihagera twatangajwe no kubona Diane ari umugabo. Dukoresha ubushakashatsi bwacu tuza kumenya intandaro y'iri zina, tugira ngo tunamara amatsiko abakunzi b'umushinga TV. Mwumvise ko yitwa Claude, mu Kinyarwanda ni Karabu Diane. Rero benshi bakunze kurihina bakavuga Diane, bagira ngo abakunzi b'umushinga TV nimba dukoresha Diane batagira ngo ni umudamu cyangwa se ni umukobwa twaganiriye nawe, ni umuhinzi w'intangarugero w'umugabo. Diane, karabe cyane, turakwishimiye ku mushinga TV. Nibyo twari tumaze gusobanurira abakunzi b'umushinga TV yuko ibanga ryo kubona uyu muceri ushishe umeze neza ari uko uhingwa hifashishijwe inama z'abagoronome, ariko cyane cyane nyuma y'imbuto y'indobanure ikoreshwa harimo n'irindi banga ry'uko mukoresha amafumbire. Amafumbire, hari amafumbire mvaruganda, hakaba n'amafumbire y'imborera. Yego. Ku bijyanye n'ifumbire y'imborera, amakuru dufite batubwiye yuko uri umwe mu bantu bafite uruganda rw'ifumbire y'imborera. Ayo makuru ni impamo? Ni ukuri rwose, ayo makuru uwayaguhaye rwose ni amakuru y'impamo, ntabwo ari amakuru y'impuha. Ubu ngubu ndi kukubwira rwose, buriya tugeze hariya ku ruganda rukora iyo fumbire y'imborera wakwirebera ukumirwa ukihera amaso. Twahigereye rero nk'uko bakunze b'umushinga TV babibona, turi ku ruganda rw'ifumbire y'imborera. Dia, igitekerezo cyo gushingura uruganda rw'ifumbire y'imborera cyaje gute? Ese ibi bintu wabikuye ko bigaragara ko bisaba ubuhanga buhanitse? Ese hari amahugurwa wabiboneye, hari amashuri wabyizemo? Tubwira uko igitekerezo cyo gukora uruganda cyaje n'uburyo bikoramo, ku buryo rwose uyu munsi uri umwe mu bantu bafite uruganda rw'ifumbire y'imborera rutuma uyu mwanya muri iki gishanga tubona umuceri ushishe neza, umeze neza, utohagiye. Kiriya gihe cyahise twahingaga by'akajagari, tuza kubona abayobozi batwegera batwigisha icyo bita business plan. Yego. Business plan tumaze kumenya icyo ari cyo, habaho nanone kugira ngo twongere umusaruro tutagombereye gutegereza abagoronome, natwe tugomba kubabo. Twibutsa abakurikiye umushinga TV yuko iyo avuze business plan
ni uburyo ibikorwa byose bikorwa hagendeye ku murongo wateguwe, umuntu agakora ikintu uko yagiteguye, uko yagiteganije, kandi kigakorwa hisunzwe inama z'abahanga, atari bya bindi bya kera byo gukora mu buryo bwa gakondo. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuhinzi w'intangarugero ufite uruganda rw'ifumbire. Komeza rero tubwira igitekerezo cyo gukora uru ruganda cyaje gute, ubikora gute, ubu bumenyi wabukuye? Igitekerezo cyo gukora uruganda bigaragara ko tugira ifumbire dukoresha ahantu bita igasozi no mu gishanga, ariko bibaye byiza kubera yuko ifumbire tuba tuyikenera ari nyinshi, habaho kureba biriya bisigarizwa, biriya dusagura dusaruye ku muceri, dusanga biriya uri kureba, dusanga biriya bintu bipfa ubusa kandi twakabibyaje umusaruro. Noneho rero nibwo niza uburyo uri kureba hariya hantu uri kuhabona. Hariya hantu mbasha kuzana biriya byatsi ureba by'ibisigarizwa dusaruraho umuceri, mbishyira hariya hantu bijya kuharuhukira. Buriya niko gahunda ikoretse. Bimaze kuruhuka ndongera nkafata nk'iminsi, igihe tuba urabona ko iyo turi gusarura habaho gahunda yo kugira ngo tugeze umuceri ku mbuga, cyagiye tugiye ku mbuga nabyo biba biraruhukira hariya. Iyo biri kuruhuka turangiza kuva ku mbuga tugasanga birahumetse, tukabyimurira hariya mu ruganda. Hari uri kuhabona ariko cyane ndahabona. Hariya mu ruganda rero urebe iyo bihageze irya mbere urabona ari amazi nanone akase hariya uri kuyabona. Iyo ageze hariya umanura biriya byatsi bikaza bikamanuka bikajya mu mazi, ukazamura mukimurira hariya urabireba hariya. Hariya rero ureba niho ndi kukubwira ko bitangiye kuva mu ruganda bigiye mu mashini ya mbere, bikava ku mashini ya kabiri abona bigiye ku mashini ya gatatu. Hariya birahatinda na hariya birahatinda, nyuma y'amezi 2 biraba bimaze kuba ifumbire original y'imborera. No kuvuga ngo rero iriya fumbire imaze kuboneka ntabwo turekeraho. Uruganda ntirwicara ubusa. Uruganda ruri hariya aho byabanje, biva biriya byavuye byarangiye. Ahangaha biriya biboze biba byagiye hariya hirya, ibi bikaruhukira ahangaha. Iriya mbuga isigara iriho ubusa, ariko uruganda rwacu ruba rukomeje gukora. Uruganda rwawe ni uruganda rufite akamaro mu mushinga w'ubuhinzi bw'umuceri. Tubwire, kugira ngo ubashe gukora runo ruganda, hari amashuri ahanitse wabyizemo? Impamvu turi kubibaza cyane no kugira ngo dutinyura abandi bahinzi, tunabereke yuko nabo bashobora kuba bakora igikorwa nk'iki ngiki, bityo nabo bagashobora kubungabunga umushinga w'ubuhinzi bw'umuceri. Ubumenyi ukoresha muri uruganda wabukuye he? Ese biroroheye buri muhinzi wese yuko ashobora kubugeraho? Ibi mubona nta mashuri bisaba, ahubwo hari ibintu bita uburambe mu kazi. Iyo uri mu kazi kawe bwite urimo guhinga, yaba igasozi yaba mu gishanga, hari igihe ureba umusaruro wabona ubonye nk'ikiro 50 ukavuga uti nkeneye kubona nibura 60-70. Bikaba ngombwa mu mutwe ugatekereza uti biriya mbashije kuba nabikora kuriya, bigakora kuriya, nkabishyira hariya, bishobora kubyara ifumbire, ejo mu gitondo ya fumbire ikongera ikazamura umusaruro. Aha rero ruriya ruganda rwanjye ureba, niyo mpamvu biriya byatsi iyo bije bikajya hariya bikava hariya bikongera bikajya hariya, bibyara ikintu. Buriya ni ukuvuga ngo impamvu nabishyize ku muhanda hariya uzi ariyo. Urakoze cyane, mbanze ngusobanurire. Impamvu biri ku muhanda hariya nashaje kugira ngo ngewe ntabyiharira, no kugira ngo buri wese abibone, buri wese ajya agerageza ajye kubikora iwe bwite, nawe kugira ngo ifumbire ajye ayibona atavuye kwihaha. Muri make uyu muhinzi w'intangarugero ni n'umuhinzi kandi uri mu murongo mwiza wo bandebereho. Ntabwo ashaka kwiharira ubumenyi afite muri uyu mushinga mwiza wo gukora ifumbire y'imborera. Ikindi nanone twashoboye kubona dukurikije ibikoresho akoresha, ni ibikoresho n'undi byagaragaraga nk'ibisigazwa, nk'ibyatawe, nk'ibidafite umumaro, ariko bibyaza umumaro kandi abibyaza umusaruro ufitiye akamaro abahinzi. Ibi ngibi inshuti bakunze umushinga TV ni biri muri wa murongo wacu wo guhugura no kwigisha abadukurikiye kugira ngo mumenye kumereba amahirwe abagose n'uburyo mwayabyaza umusaruro ahari ikibazo mukahabona igisubizo. Uyu munsi imyanda yandagaraga hirya no hino, uyu munsi iri kubyazwa umusaruro ikabyara ifumbire y'imborera. Hanyuma iyi fumbire y'imborera ikagira umumaro wo gufasha mu buhinzi bw'umuceri, ariko ikaba yanaba isoko y'amafaranga kuko ifumbire iragurwa. Ibi kandi bikaza no mu murongo mwiza wo kubungabunga ibidukikije. Karame, iyo ubona uruganda rwawe urugero rugezeho, yego, wumva ufite kanyamuneza ki? Wumva bikunejeje ku ruhe rwego ku buryo wumva bashishikariza abandi bahinzi bagenzi bawe ko bakora igikorwa nk'iki ngiki?
buriya ibyishimo bya mbere mbanza kugira nuko bya bindi twajyaga gushakisha amafaranga hirya icya mbere biba byagabanyutse. Yego. Urugero nk'imvaruganda batuzanira taransiporo yayitugeraho hari udufaranga bagenda bongera kuri bya biciro tuba turi wigureho. Ariko iyi ngiyi ureba iri muri uru ruganda rwanjye, iyi ngiyi ureba nta bishoro birebire biba biri hano hafi. Ubundi kera habagaho gahunda yo kubicanamo umuriro bakabitwika bigashya bigahomba. Basanga ibiyorero umuriro ku musozi ngo barimo baratwika. Ndeba kure ku giti cyanjye ndavuga ngo ariko ngo ibi turi gukora nta mpamvu nimwe yo kuzongera kubikenera. Reka mbibyaze uriya musaruro mbishyire hariya hantu ruriya ruganda ndukora kuriya wabonye ariya mazi ngira amahirwe abari hafi yanjye ameneka mu ruganda. Uzi ko nta ruganda rukora rutagira amazi. Bibaye byiza rero rwa ruganda urwegereye amazi na bya bisigarizwa nabyo ndamanura nkashyira muri ariya mazi uruganda rugatangira rugakora. Amazi ari hafi, ibyatsi biri hafi kandi bipfa ubusa. Ahubwo abatari bakabimenye uyu munsi sinzi ko uzongera kubipfusha ubusa. Nshuti bakunze umushinga TV, murabibona yuko ibintu abantu bajya gapfusha ubusa bishobora kubyazwa umusaruro ugirira abandi akamaro, bikagira uruhare mu kubungabunga ibidukikije ndetse no kuzana isuku, kuko aho byari biri byitwa umwanda biba bihageze noneho byitwa imari ibasha kwinjiza umutungo, ibasha gukemura ikibazo cy'ifumbire. Twibutsa abakurikira umushinga TV yuko ubuhinzi bw'umuceri bukenera ifumbire zitandukanye. Hari ifumbire mvaruganda n'ifumbire y'imborera. Uko rero ifumbire y'imborera igenda iboneka ku bwinshi, bigabanya ingano y'ifumbire mvaruganda izakenerwa muri uwo mushinga, bityo umushinga w'ubuhinzi bw'umuceri ukagerwaho utwaye amafaranga makeya. Nagira ngo dushimire umuhinzi w'intangarugero twakiriye, kandi tumukomeza gushishikariza abandi bahinzi kumwegera kugira ngo ubu bwenge n'ubu bumenyi afite mu kubyaza umusaruro amahirwe amugose akabona igisubizo ku kibazo bari bafite cy'ifumbire bigere kuri benshi. Abahinzi bari hirya no hino rwose bongere bitabire uyu mushinga, kuko ni umushinga mwiza utanga icyizere cy'iterambere rirambye. Murakoze Dia, turabashimiye. Emmanuel ndamukunda. Ndamukunda. Nanjye ndabakunda. Murakoze cyane. Karame cyane. Ku Mushinga TV nakagaruka. Okay.